iyo uvuze ngo ntabwo nshobora kubyuka aka kanya ngo mfate ngo nibwire kontra ya Muhire Keve umuri kuguha iyi kontra nanze kwisesengura kontra z'abakinnyi banze oya rekera nanze kwisesengura kuko ari nayivuga ariko ubutumye nkoresha n'amakosa ubundi ntagomba gukora sibyo hari amakuru atagomba kujya hanze n'ibiki ariko iyo uvuze ibintu udahagazeho ukavuga ko ari umuyobozi wabikubwiye tegura rikari none se kare reka nkubaze none se rega no breaking eshatu deja iyi nta nubwo hakaburamo nimwe cyangwa nuko nanze gukomeza nje sinjya nkomeza kujya debate oya yerekeye ibyo biri byore nkubwiye ngo iyo nkuru yireke kuko nsesenguye iyi kontra Karenzi nsesenguye kontra cyane wowe uko ujyamo imbere ni kurushaho kwiboha cyane baravuga ngo ushaka kubyihorera yishora ikiziriko irwana no kukiza oya ukivamo niba nuva kuya Keve Karenzi akubita indi ngingo kugira ati uvuga iyi yabayo uvuga iyi yabayo kandi Karenzi arabotesha kugugura uremera ko iyi ari proposal contract byihorere iri muri machine nyine rigihorere rekera uzigiye nyimaranye cyangwa uzi ngo nyiguhaye nakubwiye byari ko nyifite nyimaranye igihe ndabizi ibyo ngibyo none se contrat mu kintu ko ntayizi ukuntu bimeze sawa watsinze ntabwo natsinze oya Kazungu emera ko Karenzi gutegura intambwe ku yindi Kazungu Karenzi ni mukuru wanjye mu mwuga nemera ko transfer azumva sibyo ariko hari ikintu kimwe nshobora guhagararaho n'umutima nama wanjye ntanirengera icyavamo nanjye nushaka ko nkwereka ibimenyetso byose byuko n'iyi kontra nyisesengwe ariko sinshaka kwisesengura ibi bintu kontra se sinziza z'abakinnyi si z'abakinnyi sinziza ko ziba zimeze kwera reka numva nkubwire ntago wandushije gutangaza transfer nyinshi ni bake muri uru Rwanda bandushije kuzitangaza kandi nahagarara no nkemeza ko byibuze 95% zaciye ya transfer navuze yarabaye bitavuze ko hari zitaba sibyo kuko umuntu banayisesa kontra yasimwe igaseswa sibyo bigahinduka ibyo byose birashoboka ariko icyo ugerageza uramakisimiza byibuze ukavuga uti ibintu ngomba kuba mfite na balansinze source simwe se ebyiri se eshatu nizizewe andi kubwira ngo niba umuntu akubwiye ibintu ubyemera nk'aho ari ukuri sibyo atari ibyo sibyo uzaba nk'abandi bose kandi hano kuri SKFM turifuza ko ikivugiwe aha sibyo kiba gifite credibility kiba kizewe sibyo kiba kizewe ibitari ibyo ushyiramo akantu hakiri kare birashoboka nk'ubu nabonye abantu banyamaganye ko navuze ni amakuru y'ibihuha siyo rumazi nuko ahinduka ururimi mu giswahili ni tetesi bamawuridi kitengo uzabona ngo tetesi niko amakuru tizeye yashyira ko ari tetesi cyane yaba ko arayibihuha nyine ashobora kutabayo navuze no ushobora gutoza umutoza wa APR no yamakuru y'ibihuha icyo nitangura ngo imbere y'igi sayange ariko sinyizeye none se nawe baguhoye ukuri ushobora kuvuga ngo amakuru y'ibihuha ubwo byise ibihuha ni byiza kutabishyira no kuri account yawe amakuru avugwa yes ikinyarwanda nawe kigoranira amakuru avugwa reka rero kwa ntabwo gashyiramo amakuru yizewe niki warahari ejo waratubwiraga hano uti 100% uti gamonda batoza pe uyobya n'abandi bantu nk'ijana bose barayoba inkuru yanjye wayisomye ukuntu yanditse ejo nakwiye ko gamonda ari Kigali siko navuze mu biganiro rape siko navuze nawe uhari none se nta biganiro gamonda arimo na APR i Kigali ibyo racyabihagazeho uretse gato uziri bigenda gutyo ibintu biri kuturya umwanya uziri bigenda gutyo uzajya nziceceka muzikore oya esafa zakora none se niba wumva ko ntashobora gutangariza transfer ndaziceceka itsoke oya rika oya nta kibazo bitwaye uko kumbwira ngo iyi wakoze siyo 100% kandi mfite source zanjye wowe ntacyo bitwaye transfer ndazihorera oya ndazihora nta nicyo bitwaye none se urabuhimye nde nta muntu mpimye icyo nakwemerera aho kugira ngo wenda tugirane ikibazo ko navuze iyi transfer icyo nakwemerera nk'ubu nk'iyo kontra ariko nk'iyo kontra nyeretse kare nk'iyi nyeretse iyi kontra ngo y'umuntu wa James none se twatuje umva ariko
mubwira njyewe cyaba kiza kare saga hato inama sibyo inama nayikugira kandi impamvu nyikugira kuri radio soko tutayivugana hanze ya radio nuko ikintu bita audience yacu so bivugira uti ikiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda sikuvuga uzi se ikirimo kare dukeneye rero no kubaha amakuru ya mbere ya siporo mu Rwanda ntabwo dukeneye kubabwira ibibashimisha gusa dukeneye kubabwira ibishoboka bihari niba ibyo bidakunze ni from nowhere ni from nowhere reka icyo ndimo nkubwira ntabwo uri mu cyumva sinavuze ko inkuru utayibeshyaho nakubwiye ngo nanjye izo natangaje zose ntizabayezo ariko icyo ukora ni iki ntukonfirima niba uvuga uti Gamondi ari Kigali ongeraho uti biravugwa ko ari Kigali sibyo nayanditse ya Gamondi magnifique afasha yishyiremo hari handitse utari Kigali yagiye Musanze bamujyanye Musanze kuvugana na APR yego niba rero wemera ko ari byo ukaba ukibihagazeho ubwo ntacyo twavuga ariko ko genda bizi ko atari byo navuze ko yasinye muri APR kuvugana gusinya si ibintu bitandukanye oya ntabwo turimo tuvuga ibyo gusinya no kudasinya turavuga ibyo kuba ari mu Rwanda yaje kuvugana na APR si byo umva Karenzi si byo urabyemera ko atari Karenzi no reka ingingo reka tuyireke no yenda umwe mu uburetse transferi reka tujye muri APR urutujye muri APR reka transferi zibaye imigiye Karenzi sibyo ariko reka nkubwire ko nta transfer ndi bwongeye gukora muri Amerika kugira byorohe none serikali reka dukomeze kuyinde ngo nta kibazo rwose izi bihuha zireka abandi nagari ibihuha n'ibihuha kose mutaje hano ngo muvuge rotifasinye ko navuze wa Burundi mutaje ngo muvuge ngo Burundi yasinye byagenze none se ko twayigushimiye none se uretse kutarakaye tuyigushimira ntabwo utarakaye tuyigushimira emera rero tukunenge naho utabigeze neza kuko iyi radio ni ya mbere turifuza gukomeza kuba iya mbere ibyo nutabyemera kuvuga ngo sinzi ngo ntuzongera kuzikora urahima ndetse aho ukomeza kuzikora utari zihagazeho uzireke nta kibazo eme arazinsimburaho ntacyo tugerageze oya twese twazikora none singe sinzikora sometimes nyine byaba bitari byo tutari nibisanzwe kare reka twerekeze muri APRFC twari dukomoje kuri Miki wahakanye inkuru ya Gamondi avuga ko atari mu Rwanda ninde uri buze gutoza APR ntabwo arajya hanze ariko arahari biyumvikanye na APR nibyo twavuze ejo azaza ntabwo aramenyekana ariko njye navuze ko ari ku makuru mfite source zanjye ariko nazo sinazihamije rega niho ntandukanye nawe niyo mpamvu nkubwira ibintu ukagira ngo nuko kwataka kandi njye mbivugira kuri radio kubera ko n'ibindi tuba twabivugiye kuri radio tugomba kugerageza gutanga amakuru yizeye hano hanze hari abantu badafite ikibazo cyo kwivugira ibyo babonye ubuzima bugakomeza ibyo sinzabyemera hano n'ubu none aho usezeye nashaka undi for your information aho kugira ngo credibility ya radio tuyicompromising uko niko kuri rwose ubu birakaza byihangane iyo niyo reality niko kuri nanjye ningira inkuru idafite aho ihuriye itariyo nza nkavuga hano muzamvuguruze hano mu bihakane niko kuri iyo ni reality utazajya muri uwo murongo naramuvuguruje ubushize ararakara ariko yaje kubibona ko atari byo dukeneye kuba credible kandi credibility nitwe tuzayikora nitwe tuzayiha nta kindi so umutoza wa APR irimo iraganira n'abatoza ariko hari uwo bumvikanye ku makuru mfite anytime ibintu byose bigiye ku murongo tuzamumenya ariko source mfite njye ntekereza ko nakwizera ni uko ari umutoza ukomoka muri Afurika kandi ntabwo araza mu Rwanda we ntari i Kigali rwose ibyo bihagazeho yaba wundi yavuze ko yaje Kigali ntiyaje yaba wavuze ko yaje ntiyaje abantu babitondera uko niko kuri rwose n'abatwumva ariko ntabwo bireba radio gusa n'abatwumva bibaye byiza ntibakora amakuru bahagazeho kuko niba tuvuga ngo sinzi tubitekerezeho umutoza aje mu Rwanda ariko nta n'uwafotoye ibitugu ku kibuga cy'indege byashoboka ariko kuko impamvu nyine mbivuga gira niyo foto y'ibitugu byibura
sibyo kare kugira ngo byibuze ugire icyizere cyo kuba guhaye amakuru byibuze ariko tubwira ngo urabona Gamonde ageze i Kigali mu gitondo muri urukerera indagira muzanye nta foto biragoye bikarangira ko Gamonde abantu babuze ariko inshuro zose nabyumva ariko inshuro zose wanatangaza inkuru udafite ifoto y'umuntu bijyanye n'amakuru ufite nibyo Karenzi avuga rero aho ngaho tujya tubibona kuri hagomba kuba ikimenyetso kiri bugaragara muri hoteli aho yanywereye icyayi ifoto ishobora kuba idahari nta foto wabonye ku kibuga cy'indege ariko byanze bikunze hari ifoto ye iri bugaragare muri Kigali yari kuri tennis club yari Serena hari ifoto ye abantu bashaka kumufotorera kure cyane ariko ukabibona koko Gamondi yari yicaye kuri Serena cyangwa Marriott iyo birangiye rero nta kintu na kimwe niyo yaba yahageze bishobora kubihakana kandi ko abantu akabyemera naraga akazo njyewe sinjya nkora ikintu nta gitekerejeho sibyo njyewe nkurikira mu maradiyo nkurikira imbuga nkoranyambaga ndakurikira sibyo ntacyo iyo bigeze muri iki gihe ntacyo bidutwara kwiyandikira ibintu tutitaye ngo biraba cyangwa ntibiba dupfa kuba twahatwitse uwo mujyo rero ntabwo ukuza umunyamakuru mu mwuga kuko rimwe na rimwe ugutesha credibility sibyo ntabwo mbibwira rikari nijye muntu wabwiye abantu kenshi ko azaba umunyamakuru ukomeye ariko hari ibyo agomba gukosora natabyumva gutyo natabyemera ntabwo bizakunda kuko ejo bundi yaranditse ngo Mosengo Tansere yasinye muri Rayon Sport urahakana mu gitondo ndamubwira ntabona ategereje mu gitondo mubaza nahise mubwira ni rikari uwo mukinnyi ko atarasinya muri Rayon ukaba ubyemeje 100% urashingira kuki ntabwo yasinye n'ubu narasinya sibyo birasaba ko yitondera ibintu kugira ngo credibility yizane naho bazabagera bakagufata nyine nk'ibyari kandi hari uburyo iyo nkuru wayikurikirana kuvuga uti iyi nkuru biravugwa bigeza aha ibiganiro kuko yari afite ibimenyetso ntabwo yabivuze adafite ibimenyetso kuko yari afite ibimenyetso bigeze nko kuri 90 iyo yandika ati iyi nkuru bimeze gutya habaye ibiganiro bigeza aha ashobora kuba yes ikari nibyo ari kumuza kugira credibility z'uko iyo nkuru yayikurikira nicyo rero nta kintu kuva ko yasinye atasinye byica ibindi byose cyane ubwo rero izi zandani zirasaba kwitonda kuko namwe impamvu cyo Karenzi avuga ndacyumva ni mufate n'abandi banyamakuru tudakorana uburyo bavuze ku bijyanye n'abatoza ba APR si ibyo se ndimo nkubwira murebe ukuntu babyanditse ni byinshi kandi atari byinshi cyane kandi bitari byo niyo mpamvu ari ikintu cyo kwitondera rero izi inkuru barabangwa inkuru nk'izi ziragurishwa cyane abatanzania bajya bandika ngo tunanua udaku tunanunua Umbea Umbea na Matiko mabisi Matiko barayagura ibi mu hanze runaka atandukanye na kanaka bo barabigura Amatiko barayagura kazo sinzi impundu mbona tugiyemo tutujye mu makuru reka tujye mu amakuru ya APR cyangwa se kare transfer ya APR za APR birarangiye ibira na transfer ko mu kanya gato mbonye baruwa birangiye kandi nifite amakuru uravuga amakuru yo muri hari inkuru se yindi hari uretse y'umutoza ariko rero kare ujye natubwira urumva abantu bakeneye amakuru ufite amakuru y'umutoza namutubwira ntago nyafite kuki se wumva ko nyafite kandi ubizi ko nyafite mba nayatanze ayo mfite mba nayatanze iyo nkubwiye ngo suruse mfite ziravuga gutya niyo mba mfite niyo mvuze ngo n'uyu suyu amakuru mfite ni umunyafurika ntaragera mu Rwanda ubwo niyo mba mfite kuki wumva se ko harayo nguhisha so nta gihe ikipe izabikonfirimira ntacyo tuzabigarukaho ndumva ari byo byaba byiza